Ndabasuhuje nabibutsa ko iyi ari Bumbogo Real Estate ikomeza kugenda ibazanira amakuru acukumbuye, ya makuru utasanga ahandi aho ariho hose ku zindi channel. Tubibibutsa ibyo. Hari akantu gatoya nshaka kubabwira. Abemeranya nanjye turajyana, abatemeranya nanjye ubwo ntitujyana. Wowe kugira ngo ufate miliyoni zawe 10 ujye kuzishora ngo mu mujyi ku kibanza kidafite na 300, waza ukayashora hano mu nkengero z'umujyi wa Kigali ku hantu hafite ubuso 1,200 kuri ugahaba wahashora miliyoni zawe 8 n'igice. Ahantu harimo inzu, harimo ibi bikorwa uri kureba ku muhanda principal, ahantu heza cyane. Nimba wemeranya nawe nge turajyana. Ese reka tuvugisha ukuri, aka si agashuwa deal koko? Aka ni agashuwa deal rwose kandi kegereye umujyi wa Kigali, aho ushobora kuba wava mu mujyi wa Kigali ukahagera kuri moto ku cyatanu gusa. Ku cyatanu gusa ukaba wahashyika nta bintu byinshi bigusabye by'amadeplacement atandukanye. Gusa nanone abantu Yesu azasanga mu mujyi wa Kigali nk'uko bivuga, ndabasuhuje. Ariko kandi hari abantu twahisemo kurema umujyi aho turi, natwe Yesu akazahadusanga dushikamye tumeze neza duhagaze bwuma. Abo bantu ndabasuhuje. Reka nkushishikarize kuza kugura ubutaka hano mu nkengero z'umujyi wa Kigali, by'umwihariko hano mu murenge wa Bumbogo. Ni ahantu heza cyane. Abari hantu uzagura ntiwicuze, kuko ahantu hanini ahenshi ntihajya hahomba. Gukorana natwe kuri aya madiru akomeye gutya nta gihombo kibamo. Turabashimiye.